urabona ukuntu ibintu bisigaye bigenda hano hanze urumva umuntu asigaye aba afite amafaranga ugasanga umuntu agiye aguza inzu nk'i Kigali sibyo ngiye dore ukuntu bimeze nshaka kugura inzu i Kigali hano sheri mbwira nk'umudugudu wumva mu gihugu wumva ko twakituriramo umeze neza umudugudu wumva ko twaturamo umeze neza wambwire ati uyu nguyu n'uyu reka sheri cyamaze kazi maze gukabona amafaranga nangiye kuyabona ariko wowe uzareba ahantu heza ukora ibintu byo kujya kumuza mu gihugu oya ahantu heza ariko iyo hari n'umuyaga nyine hari ibiti umudugudu nakubwira twajya kwituramo wawukunda apfa kuba neza nyine okay reba no mudugudu w'ahantu bita kwa Ruhigiro bita kwa Nyiragasazi urahazi kwa Nyiragasazi ariko nimba ari heza no utumva arahita kwa Nyiragasazi ntabwo hari amazu ameze neza byatanje yewana kabisa amataje ureba ukavuga ati nawe kabisa amazu ureba ukavuga ati aya ni amazu kabisa nshaka kugenda nko gutuza mu nzu nawe uzavuga ati kabisa uyu ni umugabo yarashatse ariko sheri ikitonderwa nubwo niba ukubwira ibyo byose hanze hari ibigabo bimeze nabi biri gufatirana abagabo ugasanga wikundiye umwana usanga ikigabo kiraje kiramutwaye sheri ibyo bintu rwose umbabarire nuvanga kugutwara baba bafite wowe uba ubifitemo ubushake buri nk'umukobwa nyine nuko utafashe neza umukobwa none reka nkwerekere iyo sheri njyewe nshaka ko uba romantike uruta na se sheri banza umbwire nk'ikintu wamburanye kizatuma unsiga ukajya muri ibyo bisaza pe n'igiki aho ni sheri ibintu byo muri Kigali rero biragoye umusore aragira gutya akigigitira icyana akagitereta sorry gato ndaje mane nitabe bose ndabona amamagaye ndaje kugumya nande basi uriya mwana se mwana mbona nura mukobwa ari kumbwira ko nyamyiza nabirenze gake abantu bose twagiye tugenda mbizi neza ubwo gusa nyine uretse ikintu leta y'u Rwanda yadukoreyeho yayemereye abakobwa bose wana kujya mu mujyi wa Kigali bagenda biyambariye utuntu na turiya kandi utuntu tudukurura ese sinerutse ufite umugore hari akantu bajya bita ngo gucemba gucemba bivuze ngo nawe ku ruhande ufite akandi kana nyine amweretse uyu nguyu bivuze ngo uyushaka ariko noneho ukuntu bimeze rumwegere muganire ariko icyo ugomba kumenya wibuka ko ufite umuryango ufite umugore n'abana reka nivugishirize umwana mani uretse ibyo ngibyo ugakire turaza kubivuga kandi amagambo makeya turi inshuti n'umugore wawe turi inshuti utazamuneza uramenye ubizi genda ukubita ubangura tugende sasa cyari neza cyane tuganiriyeho ari akantu nashaka kuvuga gatoya ameze gute bakwita ndetse nitwa Sumuna aha umukire uza hano muri Kigali waba uzi se uzi nyine hano muri Kigali bakire batanu wenda ni nka batanu wenda bagerageza umuntu bita Eri uramuzi oya ni ngombwa kumenya we mbwira Sumuta ikingenza wenda nawe nsifre nawe okay na iko icyo bitwaye se umumenye asumumbwira mbwira hari ikintu byamaze kuba nakumenya uravuze neza kabisa ari ikintu byakumarira ngo basumu none se wamaka nimero kawe ko nshaka kuzaguhamagara rwose ukajya kumuza n'uwo Elia ni kubera icyo uje umbwira ko umukire ni buriya iyo uri kuganiriza hari umuntu bari kubona arahari kumwe na boyfriend wanjye boyfriend wawe reka mbe na hano wenda tutaza kugaragara nabi ariko bibaye ngombwa wamaka nimero kawe ko nshaka kuzaguhamagara rwose tuzaguhamagara ukajya kumuza n'uwo Elia bita Elia ni kubera icyo uje umbwira ko umukire rero ni buriya iyo uri kuganiriza hari umuntu bari kubona arahari kumwe na boyfriend wanjye boyfriend wawe
reka mbe na hano wenda tutaza kugaragara nabi ariko bibaye ngombwa kugira ngo tuzagane neza twitonze kuri kubona ndi kwihuta asuma reka nguhe nimero nimba boyfriend watara ari muri kumwe wenda bitaza kugaragara nabi kandi biriya kubona abagabo duteye ntabwo tujya twirinda ko amakosa yaba hagati y'aba boyfriend n'abasheri ahubwo wowe akira muri nimero yabo noneho hanyuma igihe turaza guhuza nyuma nari wabonye umwanya we Natasha Komambuzi ngwino hano ubusura uraryamye izi saha ubu uraryamire nta n'isoni ako si sheri mbano mbwise ukuri kw'Imana ubu ufite ikihe kibazo ikibazo sinakigira ubu bayisanga ako si sandyamira ni ikibazo ngamba barumbwire reba ipesi ukuntu ba wabifunze ako sheri nawe rero reka nkubwire njye ntabwo nzi ikibazo ufite muri iyi minsi none se umugabo basanga yes ngo bimeze bite mushuti ariko nawe usigaye waranyanze kabisa wankujeho ase mwana wowe kihe gutya nkushigurikira akazi none urabona n'ibintu byabaye irabunsigaye narakabuze nurangiza ntunanemo ngo nandabure wan cyajye bintu ntago ari byiza kabisa byo kwirya ku nshuti ngomba kujya mu kazi ariko kirwa uryamye wadegaje nta n'isoni nese sheri kuryamanye sinkora akazi ko mu rugo simvunika oya ariko reba kwita ku bana gukora ku biki ako si kuki abagabo mutamenya agaciro k'abagore mu rugo bamubwire nyiganye mvuga ngo nawe uvuge njyewe naho se sha yina Nyamirambo byo reba amasaha n'abageze ndabyutse ngiye ku kazi nditeguye warakomeje uraryamye nta n'isoni sheri basi mbabara ariko urabizi ko ngukunda ako naye ikibazo cyawe umbwira nabi ukanuka ako si duteretana ko atari uko wambwiraga ahubwo ko aje uri muzima byagenze gute ubundi oya sheri wowe munyamakosa sheri oya okay basi reka mbyemere yawe wabonye uyu mugabo ari cyo kintu ugomba kumpemba mana kuki wabiguze
gutwita sha. bro ntabwo nwita ariko nawe ibyo bintu se Urifata mu magambo make urandumbiye. ntabwo nwita Genda. Sinshaka no kukubona. Ndaje ubinsobanurire. Umunsi ariko ibi bigomba guhinduka. Ngomba gushaka icyo gukora, ntabwo ngomba kwicara nk'umugore w'injiji uraho ngo ndebe intebe ndebe buri kimwe cyose nicaraho. Oya, ngomba gushaka icyo gukora kandi bidatinze. Nzabona umwanzuro w'ibi
urimo urazireba cyangwa reka naniye karibu kwaza nubwo wayinyime reka nicare noneho mu muryango wiwawe. Reka nkubwire icyo kirego nta muntu urakindegera cy'umwana w'umukobwa watewe, ahubwo wowe ayo makuru uyakuye he? Noneho umudugudu tuvuga ko wicaye gutyo icyo kibazo utakizi. Njye ubwanjye nubwo nari mudugudu maze kumva abakobwa barenga 5 mu mudugudu bamaze guterwa, harimo na mushiki wanjye, ariyo mpamvu nkuzaniye ikibazo. None se abo bana bakaba baterwa mada baze kundegera nkanjye nka mudugudu? Ni karibu. Igikurikiyeho ni iki? Niba mudashoboye gukurikirana ibibazo by'abakobwa bire guterwa inda mwaka gace, ariko ibibazo by'abakobwa badatanga ku buyobozi ngo bubimenye, ibyo bibazo ni ibibazo bimeze bite? Wowe bizi wenyine hano ngaha muri kano kagari. Niba umwana w'umukobwa we aterwa inda agatinya kwanga kubivuga kugira ngo arinde ishema rye, njyewe rero igisigaye ni iki? Ibyo by'abakobwa bandi wenda reka mbishyire. Mahusha wihangane, nabuze moto nzana amaguru. Gaki bimeze bite se? Nisa. Umva ikintu rero ngo uhamagariye. Kandi ntumbeshye mbwize ukuri. Kumbona uri seriye cyane, se ni ikihe kibazo? Ndabizi ukuri inshuti n'umugabo wawe. Turi inshuti. Buri kimwe cyose icyo agiye gukora cyose arakikubwira. Ushatse kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga, uno munsi ni muri weekend. Siko bimeze? Ndabyumva. Ntabwo yagiye mu kazi. Kandi njye narindi kumwe nawe, nyine nshaka kwirwana n'umugabo wanjye mu rugo. Mbona telefone iramuhamagaye. Umugabo wanjye muri iyi minsi asigaye afite imyitwarire ntazi ahiba. Abagabo bagira inshingano nyinshi. Shaka kuba yagize n'akazi bitunguranye, ntabwo wamenya. Uwari mvuye ko bitandeba, ariko hagati aho ikibazo cya mushiki wanjye wateye ibinda uragikemura ntugikemura, ni ibintu bibiri uri buntu kimwe kwanza uri buntu bizi. Noneho mana yanjye, mudugudu nagorwa, mudugudu nagorwa. None se mushiki wawe njye wamuteye inda ku buryo uza washyize sauti hejuru? Icyo kirego nta muntu urakindegera hano, nibwo uje mudugudu. Sinzi neza niba ibyo uri kuvuga ari byo nkanjye nka mudugudu ngo mbashe kuba nagukemurira ikibazo. Ubwo mushiki wawe bamuteye inda byagenze bite? Hagati aho bisobanura kika niba usanzwe ibyo bintu utari ubimuzi. Ntabyo muzi, ahubwo ndi gutekereza yaraguhinduye ku buryo nawe nsigaye nkubaza ikintu ugashaka kundindagiza. Ntabwo yakubwiye aho agiye? Mbese urumva yahambye? Isiko nanjye tuderuka kuvugana. Usiko umugabo wanjye asigaye ashaka no kunkubita. Akubita wowe?
nkamenya niba ibyo uvuga ari byo, umunwa ntago ariko kuri. bivuze ngo urumva ari scam nkuzaniye yuko mushiki wanjye atateye. Oya, hatari scam ni hehe? Ndaje mbyikurikiranire uzabyumva. Oya, ni na scam kuko si mwese mukiri mwana ukaba uri kumbwira buryo ki utabizi. Natasha ntabwo muzi, muzahita mumbona uwo ndiwe. imbizi neza nibwo ndege icyo kirego cyawe. Abo basaza baza batera abashiki bacu amada niba hari ikintu nambiwe kumva mu matwi n'icyo. Ufite ibimenyetso? Ndaje ndakikemurira. Ufite ibimenyetso se? Ikimenyetso gihari nuko mushiki wanjye watewe indi byo birahagije. Yaba yarayitewe n'aba. Kumenya se ahubwo wowe ugomba kwicaza umugabo wawe kuko ni wewe umuzi kundusha ko niwe mwashaka. Ahubwo si ikintu ushaka kumenya. Sohokera mu rugo gusa gato kidogo ikosa nzabafatiramo. Uzi cyiza se Soka umugabo waza kumuganiriza gaso ahubwo wirirwa. naribonye uwo nitabaza umugabo yagira inshuti nk'akaba ari umugabo. Nanjye nashatse ingegera ngo nashatse zabagabo. Sawa ngo sawa mushiki wawe watewe ariko none warera mudugudu ntabwo. Neza ubu umuntu nibwa cyiza ashyize sauti hejuru mu mushiki wanjye ngo nuba ngo ibiki n'ibiki ibyo ngibyo ni ibyaribu ntabwo mudugudu nduwo gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo. Genda ubishyire ribu ujyanye n'ibimenyetso. Reka nze nkomeze mbaneke. Urikaraza uragiye ariko nzabafatira. Icyo nzi cyo mwese nzabasiga muri imirambo.
yiborotse muhamagaza indi telefone akankupa yakumva ari njyewe tubiceceka ubaho ibintu bigeze nakubwiye ngo si ibyo gucecekwa nakubwiye ngo ari musaza wanjye ari kumbwira ko ndi bumwereke umuntu wanenda cyangwa ngasubira iwacu ntago nimereye neza mwishyuhiriza umutwe wowe umugabo yakwijeje divorce abana b'abakobwa turaza turi ibicucu turi ibinagazi akose ibyo bintu mwabicecetse basi aho kuri kuvuga ngo babiceceke babiceceke yesa ariko nawe rero uri umukurajeri mu kazi bivuze akazi uhita ugasoza nonaha okay waba netse bivuze ngo wenda amafoto wenda urayafite n'ibiki byose wabanetse aho bari urahazi neza ari kumwe n'abakobwa bangahe abana bari b'abakobwa reba ubuzima ndacyari muto nubwo nabasha no kwigurira n'ikanzu yo kwambara uneyinda ngiye kureka ishuri ngira gute na ubu se nzabaho gute reba uyu mwana w'umukobwa yari afite ejo hazaza ariko agiye kubyara ni azagira iterambere ariko hari imyaka izaba yamucitse mana numva nafite nko mutwe nkakubita ku gikuta bakamfunga ariko mva nkubwire reka ngende okay nta kibazo ntabwo wakitambika mu by'ingo z'abandi wenda nta wamenya gusa ndaje amafaranga yora yabona kuri telefone nta birenze ndaje nimero zawe arazifite yakoreje amafoto icyo ngiye gukora bwo aho hantu ndangiye naho manzuke muri byuyu ibyangiye baganire yawe ibintu byose ni ukuganira muri make niryo jambo ry'umukara ntabwo uzagenda amahoro n'imfungwa abo bana muri kumbwira ngo n'abana namurera ariko ukabarera muri ugomba kuyiboreramo gerezo yitegure amaheru y'abasaza uso ufite imitungo mike ku buryo tuzabura imitungo yo kurera abantu ariko uri kuborera muri gereza turaza kubiganira nsengeye kumuhageza uwo mumabuja abarebire iby'uwo mugabo wiwe amafaranga yo tuyabona kuri telefone sawa muhungu wa ntabwo ibibazo bibiri ugomba kunsubiza ikibazo kimwe ugomba kumpa igisubizo kimwe ubundi ibintu bikarangirira tugomba kuva tubicoce biki se birangira kandi ni ibiki ariko banza niba ari ikibazo ufite mu mutwe niba ari imyumvire iri mu matwi yawe na n'ubu ntabwo ndamenya ikibazo ufite na n'ubu ugiye twari tuganira cyangwa mbaza ngo ibiki birangirira akubwiye ngo reka tuze kubiganira ibyo bibazo byabaye ubu ngubu ibintu bimeze nta mwanya wo guteretana nawe nyifite nta n'umwanya wo kukwinginga gifite ubaho bigeze kugira ngo nkwinginga ahubwo uranyinginga ariko niba uvuga ko iyo ndanya ngo ari biza dukomeza dukwanza nkurangira n'ibindi biraka sawa murakoze umuntu haye akazahanga ndangiye harimo ibi bice abaye ngo ni hari ariko umuntu wamuhaye akazi akeneye amafaranga yiwe yihutirwa nyine ukaba wayamuhaye akuse na n'ubu ibintu ndi kukubwira ntabwo urumva ibyo ari byo njye nakubwiye ko nta mikino mfitanye nawe noneho ubu ngubu soka byara we waretse tukabiganira ariko ibintu tuganira uretse gato icyo ndaje nkikemurira bivuze ngo uyu niwe waguteye inda uyu niwe waguteye inda murakorana iki mwembi muri babiri hano murakorana iki reka nkubwire ariko buretse gato mabuja buretse buretse gato buretse oya ambara iki kibazo ni icyanjye buretse mabuja bugiye inyuma mabuja bugiye inyuma gato iki kibazo kibaye ni icyo kibazo kibaye ni icyo kibazo kibaye ni icyo kibazo kibaye buretse gato ni icyo kibazo kibaye none se uvuze ko muri kuza mabuja butuje gato butuje gato no se wowe kuri kuza ufata umuntu bigenze dore yuko indaya mabuja butuje gato usanze duhagararanye n'umuntu buretse wa mugabo mabuja butuje gato mabuja buretse mabuja butuje gato buretse gato mabuja buretse gato tugikemura iki kibazo buretse gato tugikemura mabuja buretse gato tugikemura buretse gato tugikemura ntavuze ikiduhurije hano buretse gato buretse ndangiza ibyanjye
uzi igihe umaze untesha umutwe mba nkubwire rero narakubwiye ngo umunsi wawe ni umwe nonaha nta magambo menshi mvuganye nawe ibyanjye nawe birangirira sinongera kukubona iwanjye aho bigeze hano ndavuga ngo muceceke ntabwo nyishaka kubumva zerereza isaba bari mwitonze uyu ni bivuga ngo uretse gato uyu nguyu niwe wamuteye uriya ni umugore wawe njye ikigaragara hano njye nje hano kumanuka sibyo njye hano kumanuka urasuka hano kubw'impanuka uriya ni umugore wawe ariko hagati aho ugize n'amahirwe ziba mugabo kumvikane uri umusaza ufite imva ariko aka kanya utuvuga nakubahuka izo mvi nazogoshe ubutaha urabyibuka duhurira kuri sheri wanjye narabikubwiye yuko izo mvi nzazogosha aka kanya mutuvugana ngiye kuzogoshesha intoki mbere na mbere